Simbi! Simbi! Bamubwire gato. Simbi, ngiye mu mujyi. Utaza kubwira Dodi ko ngiye mu mujyi. Nese sister nyine abimubwira uranzanira iki? Nakuzanira shokora. Nawe waramboneranye. Nawe ubwo nyine nutabizana ndakwereka. Isimbi, Karame papa. Kiberinka ari hehe? Kiribera inka yagiye muri interview y'akazi. Haba kubyara nabi ni ikibazo mu bantu. Biyambwira koko ntagomba namutuma. Nese papa ntabwo yabikubwiye. Ntabyo yambwiye. Ntabwo kumpa amazi yo kunywa hariya. Sawa reka nyakurebe. Mbesha, Njya kuba muzehe. ni amahoro mu rugo. Ya mu rugo turaho. Turakomeye, ababyeyi baraho. Deja n'umusaza ngo mutahe. Asha Kiberinka we. Navugaga amanimero y'ibipangu numva muriyumva. Hari ibirenze biba birimo aho ngaho amanimero y'ibipangu. Ayo tuba turi kubi. Shamani nyine mangu handi n'abagabo. Nararebye mbona kuba hariya mbona wapi none mfite. Se namwita n'iki. Nyine umufamiliye tu. Bararekezo n'ubundi yakibagamo. Kandi akashyiramo rumwe abonye akazi hanze abigire hanze abantu nko kundemera nyine ntabwo ati wibera amahanga Yambwiye ngo musuhuze. Ni ukuri ni byiza. Mbesha, kuvuga ko ari ugutaruka, Yego. gahunda yawe na Kiberinka igeze. Kiberinka nubwo tumaze nk'iminsi tutabonana ariko nta kibazo na Kiberinka kuko deja ni umukunzi wanjye. Muri make ndifuza ko mu minsi mike byigaho njye nawe ndifuza ko twabana. ikodi mba ndasezeye n'ibindi bintu biri narabizi kuba mu makode umaze impuzu z'ubufu urugo bushambaye tego gukimba ndakata umwiberanga tu Ubuso ubamo wenyine ahantu muri inzu binini. oya ahambye mabanje nyine n'undi muntu mbana nawe kuko nufungo mbere habagamo umupangayi mu mazi imbere nawe ahita avamo aragenda ubu njye nyine wibera amanga ebana ndavuganye na wa mutipe nyine w'akazi wundi ushaka guha akazi nyine ndabubwiraga twavuye mu gitondo tumaze kuvugana ambwira ati wowe ikintu ugomba gukora ngo umuhe amafoto ye kuri WhatsApp ndavuga ati ntabwo ari ngombwa ikize nyine uko mwabonana deja mukabidiringa nta bindi birenze mama Ashaka amafoto yanjye kuri WhatsApp. yabimbaje nyine ngiye mubwira ko nyine mwumvishwe iki atari ngombwa Tubanze tubonane ariko mu bijyana vamo tubonanye kurusha kumuhereza amafoto. naje ngiye bwenye nabwo ati wowe ikintu cya mbere buriya guhura n'umuntu nyine tu nicyo kiba cy'ingenzi kuruta kuvuga ngo amafoto ibyo ko nabimendereze none umuntu mane wisanyura niniga nabirenze bye kandi bagusaba ibintu birenze mane Ni byiza. Ubwira uwumva ntabwo avunika rero. Kiberinka ni inshuti yawe n'umukunzi wawe ariko ntabwo waje gusaba umugeni sha. Oya ntabwo naje gusaba umugeni muzehe. upfa kuba ubyiyumvamo tu Musubize ko nshaka akazi ariko cyane. Ubuse icyakorwa cyose cyaboneka ariko ngabona akazi nanjye. nyine ikimunda nanjye abana bo mu mujyi kugira ngo n'ubuzima kemuka butanga kugira ngo ubone job man uzi gushomera Wowe gusa bijye mu bindi bubiretse Kiberi reka nkubwize ukuri ngiye namaje kugira ibyanjye ahubwo namugani twagoswe kanza n'agatoye twicara nangana Zana twicare ndumva nanarushya no kugenda. Uzikumanuka hari haruguru. Nari mbasuye kugira ngo dusangire ahubwo cheers.
Mbe musore. Aka kantu kengerwa mu rw'imisozi igihumbi sha. Oya aka ngaka nakazaniwe na marume yagakuye hanze. Niyo mpamvu nawe nkazanye kugira ngo tugasangire. Akubanza kava mu gihugu cy'Ubutaliyani niho njya numva bavuga ngo benga imivinyo. Kabisa. Barakumva ko kengetse neza. Nabundi muziye ko bwana gutaruka kibera inka n'umukobwa mwiza n'umukobwa nkunda kandi nawe arankunda ntashidikanyije. Nta kibazo gihari rwose. Iso ni inshuti yanjye twabanye ahantu henshi. Yego muzehe. Azatera intambwe ze ntago urugo yaruburamo umugeni. Murakoze cyane. Cheers ku buzima bwacu. Ni ukuri rwose. Waruziko ariko nshobora kubona ka kazi nayo ndi kukubwira. Wow, felicitation. Ushobora kuba bigiye guca mu mudasenga Imana. Nimfashe bicemo n'ukuri. Ariko se sheri mbanze nyibaze. Njye hari ikintu kijya kinyobera Kibeso. Kuki Benjamin akomeje kugenda kandi mbona papa wawe amwemera. Asebu, nzakubwire kangaye ko Benjamin ntamukunda. Benjamin nyine araza akoshya daddy, urabizi daddy ni wao barakuranye turabaturanye. Ariko ntago mukunda pe. Papa nyine nawe araza kanuka kambwira nabi Benjamin n'umwana mwiza ariko simbyumva. Ntago njya mbibona. Ubona njye ndi type ye. Ariko ejo bundi tumaze iminsi duhuye. Anyumvisha neza ukuntu ngo naza nkakumvisha mugakunda ako nabonye atari class ya ubundi wamwemera njyewe ngiye kibera inka ese urebye ukuntu meze urabona mbereye nuramungu umuhinzi nkajya guhinga mu gishanga cyanago mubera ubundi wowe mba mbona class yawe ari babantu bo hanze bariya n'ubundi nibo tuba dushaka nta bintu by'abahinzi izo nizo nzozi moramo n'injoro ndarara mbirota nagiye mu ndege wow byo nibyo byiza naho abahinzi tujya tubarekera basoko reka Benji azagenda akundane na bawiringiye Imana bepfira kwa ba dada nabo babera bamukama abo ngani bo babera pana kibera inka Reka n'ubundi barisumbukuruza bajye bamenya uko bareshya se shaho ikibazo bajye bashima nawe ariko nkwitumire nimwongera guhura uzamubwire ko ntari classy ariko uko nabibonye ubushize duhura uko namushubije nabonye atakongera kubimbwira Imana se yamfashije basi ahubwo inzozi ndota nkazihoramo zikabimama byaba ari byiza wa ufite mu besto muri Amerika Canada reka dukwiriye koranabuhanga niryo rigezweho suri ya Facebook azi WhatsApp azi Instagram nabyaze mubaze guhinga kwirwa mu bishanga icyazi ni karoti pavro je ntago nabishobora n'ibishyimbo n'ibindi nasi We pesa. We pesa. Yo. Asubire mu biki mu nzu wa mureza. Ngeno beche tatwigana hangana ndi hanze nimo ndatazandaye. Okay, nawe. Sore nagati bandabona nagahari. Yo. Ndaje gatoya ndi mu rugo uretse gato. Ya mabebi nayo. Ya mabebi nayo aba yanishe kabisa aba yanzengereje bya hatari. Ne mani nk'uyu mubebi aba yarambonye muri anniversaire wangu.
agahita anyikundira ariko nuko waba ubona n'umuntu yarase wangu kabisa. Namyakire mani ndakuzi we mani. Ndakuzi nayo njuga zawe. Ngo nyine baramubonye wabona uburyo bikwana ukayiteka mu nyuma. Reba mwana cyagiye ngiba muri ya ghetto ya indi ntoya. Buriya ikikwereka ko abakobwa ari abantu nyine bari aho ngaho nyine bakunda ibintu mani nta nubwo bivuga ngo isura ngo iki reka urumva mani narimiraga nk'ipeve y'igikobwa mfite inoti yanjye ya 6 urumva nkafata 5 nkayagiha noneho igihumbi gisigaye akivunjamo ubufanta nkemera nkanabwirirwa wangu kuri 6 byo cyane na n'ubu umukobwa aje agasanga uri muri iki kizu nubwo subize ntago ari icyacu ariko nyine abantu bose bazi ko ari iwacu nyine oya ariko mani ngira n'ibintu by'ibanga sibyo ngiye nka mutese ejo bundi tuvugana kuri phone nambwa ati ngi nago nyawa muri za karitsiye aho runzi mu narimutse nimukiye hafi n'agaciro nunse nyine mbwa ko to mu kizu cya danje kandi se ko yagize nesa yagize undi gwe yarenza hiki oya nacyo arega buriya iyo umuntu wamaze kumwereka ko uciriritse nyine ufata nk'uciriritse uri muri kakazu kawe ka fake gasanzwe ndemera nkirya nkimara ariko nkaba ahantu heza wangu. Veri. Aho bibonye. Ubu mba ndimo ndoza ibyombo ngenyine wicaye iruhande nkaho uri boss wanjye uri muri iki nzara. Ubundi waje ukamfasha. Kasi wajye ukora imirimo utijujura. Suzwa ngiye kubona akazi. Uzuzajya usigana nandi nagiye mu kazi. Ubundi se muri uru rugo ukora iki? Iki. Ndakora shaka byihore. Nese urenda ngo njya guhingara. Nese ubundi wagiye ujya guhinga ukazana fasha za mugabo wawe mugiye kuzabana. Ngo umugabo wawe. Iyo nero mu rugo ndabiyame. biba birenze mana aho makuru yo mu bedo nyine kuzana ngaha yaraje ningi banditsimye ko nabonaga ibintu mutangiye ari n'iki nirari mbona rishaka kuzamuka mani ni kwa kubacabiranya ariko birangira n'ubundi Yesu mwanzuro wanjye ngezeho sibyo abacabiranya hirya hino ariko utanongera kugura igitoki mwana urumva yigize gura injaki agatoki nago nkasu nago nakongera gufata agatoki kangana gutyo mani ngewe nyine ibyo bitoki no ko ari nawe bikunda ariko mba nishakira gusebi iyo uteka ubugaro ibaza nk'ubu baje agasangwa ndi muri bino bya kana mbiye kumfite reba nk'ababu baby wabaheza agasanga uri murahanda namubwiye ubone ngiye kumfite kadogo mu rugo nagazi ko ndi kadogo nkabana boss nyine dore se kandi kinaza namwe ariko natwe no kubakorera inama bari abakobwa sibyo mwana baby kuko buriya nabo badukoreye inama wangu mwese nabavemo ubundi tumaze iki ibintu byose mba nabyutse mbikora wicaye wibonye ugiye kubona akazi ukora nuramugabo aragushoboye papa azaguha uramugabo niwe wagushobora akajya gukubita ubundi kajya ujya guhiga nkareba ko utazara zabyuka utazongera kuvuga ako se ubundi unyibukije agatekerezo uwazabwira papa akaguhereza benja nese ninjye yahisemo aho yaguhita wese ko cyari we yahisemo se ubwo nyine yaguhisemo kukagukunda ndaje ahubwo ndabibwira papa uraza yisajije ntabwo ngiye mukeneye kuriya papa aza yisajije uretse gaturasha wakuba ushaka abanyakigali uri kubona ko izi nzara zakora muri karoti ariko nta n'uwakurenganya wakwise kibera inka niwe wakwisha iyo bakwita nka ba rusi baby b'Kigali ngo baricaye bagiye inama urumva ariko nanjye kwa ko namaje kumenya ubundi ikintu cya mbere ngo na makuru icyambere na makuru man ubu byabo umunsi byabo ejo nungumba ndi kubabuze nyanzi neza ko ashobora kuzisa ku isaha ariko hari akamufu ndi kureba ariko karimo isomo kabisa ahubwo reka subirayo nkarebe wa sibyo batunganye ntari kabisa umva se
wibuke kuzimya iryo tara ryo mu cyumba nabonye yarimo kwaka. reka nze ntari Sawa mama. ngo Rusi urumva mvuze nde si Rusi ubona ukuntu asa uzi ko Rusi wagira ngo turi mu kigero kimwe nese ubundi bakibera inka bo bamaze iki n'akazi bakora muri uru rugo uzi ibyombo ndaguhanagura tubishyire mu kabari bagire ngo icira inzara ndabyikorera sinya ngucira inzara sinya ngucira inzara bagira ngo wabyutse wikoraho mbona agiye nyine ubundi se akazi barakabonye vuba kagiye kuboneka kandi uzanuma za shokora zawe aha wowe ni faraga ubwo nzongera no kubona na shokora wanzaniraga ibaze none ngiye nko mu Burayi nkubise mbona nk'igitipe kikanjyana mu Burayi wa kandi binaba arimo arashima wowe na papa nabatse papa azagura umugabo w'umuhinzi aho bumva mubwiye iki waretse papa tukamuganiriza ibira bitekerezo akabireka ariko ubundi bwira muzi azamugushingira ubyango byemeye urazi cyereka no gutakire muri ubu rugo ariko nungutse igitekerezo ujya guhinga ninangira akazi iki nzahita njya muri ghetto aho Iwe. tuzabane muri ghetto ariko papa ninuza n'ubukanagira yakwemera kujya nyine niyo mpamvu nanjye nzagenda none se hano ibaze nkora muri biro mfite imodoka inyura indepoza ahantu hose nkazajya naha kwande asubwo basi waretse guca inzara ukaza ukanyumviriza mbabarira byose akwa niko Ni wacu ukuri nawe. byose sawa nawe urate karibu sana. Merci beaucoup. Funga mlango kabisa. Hali bajura batora ibintu byose baranizengereje kabisa. Lero karibu. Wisange ikinyarwanda amaze kukimenya. Mwiriwe. Emwe abantu mwiriwe. ni wowe Bite sese? Amakuru. Meze neza. Musaza arahari se? Muze harahari. oya nawe uhari Kibere nka sarahari. kibera inka arahari ariko araryama Aho mwese ko mushaka. Mbwiye tibe ndamara gushaka. kibera inka kiberi bayo sha mugabo wahazaza yo kukureba aya hano bayo Dere baje kukureba Bite se kibere? asa nani sono gira none umenyera no mu kikari ako kuko babivuze wowe ninyurira iyo uguma kwihemba ntabwo twari kukumva se Nashuje pe. Numva ko mutanyamva nza mu gikari. iyo utaha se iyi nimba tutakumvisha Ese ubwo ko hangaha hari mu rugo. hamuje uje gukora icyangaha Nanje kukureba kibere. undebamo ibiki Lakini sasa rafiki yangu hapa kabisa wisange uba ahantu heza cyane ya kabisa aha haraciriritse siyo muvuga muri Kinyarwanda tuvuga ngo harasa neza cyane lakini sasa unanifundisha twende karibu Merci beaucoup. lakini welcome Nukuri kibere bureka nkubwire. Wambwiye nawe imbere y'umusaza urambabaza ariko nje kukura kugira ngo nukuri pe. nta kintu nshaka kuvugana nawe taha Ako si kibi. genda Unzize iki ko? Ngize uko. Unzize iki? Hango nuko ndumuhinzi. harya reka ngubaze karoti uhinga nizo zizatujyana muri Amerika amashu wirwo uwitabira uhinga utaba amaguru yawe niyo azatugeza kuri vision mfite Nise kibe. Ko nyahinga si yantunze. Bureka nkubwire. Akazi kawe kagutunze ujye uhaga agaciro. Sibyo? Nisi nimba nyahinga nkayagemura nkabona amafaranga
ni gute umbwira buryo ki ko ntagutunga Kibere nuko ndagukunda kuva kera twigana kagutunze uri umwe tubaye babiri harya byagenda bite nzarya mura ndya amashuri Nisi ibyo narya ntabwo byadusanye no nzakubwire no kangahe ntabwo uri viziyo yanjye urateganya kujya gutura Canada se Canada Urumva ushaka kujya gutura Canada niho si ukubyumva ahubwo niho nzajya ntacyo nakora kuko ngukunda sibyo icyo nakora cyose ariko mparanira urukundo rwanjye reka nkuhe gasopo yanyu sinzongere kukubona muri uru rugo sizira nzoga uri guzanira papa ujye uzima muhuriye ahandi ariko muri uru rugo ndakwiyamye muri uru rugo urakinze koko Kibere Kibere Ego kwa rukundo abana mugeze hasi wamumbwa akagaruka ko noneho pesa langumye wallahi cyana noneho niba ako umwana w'umufata umwana watari mu mutara nanjye minduka isaki baneke izina ry'Imana What's up meze bite se cool man ndimo ndakina kagame ariko ni insazi man arya ngo mwiki cyagiye nyine yitse muri zo nabwiye umbwiye ku nyine umbwiye ku byawa mu baby wese kuzanga man uriya mu baby wamuvanga uko neza asa nk'abana bo mu mutaramana uriya mu baby ntunzi se what's up umva ngewe se ukubeshya pe yarinjiye nyine ndakasanga gutya none kuko ningiye basiranye waka iwe barangaza kwambura namuzi tu nyine nge mba namubonye maje kumubona man so kubeshya uriya mu baby ni rafiki yangu kabisa ariko niyo turi kumwe naho ngiye kuzajya nshikwa mvuga igiswahili man nyine byangiye sasa ni rafiki yangu ariko nyine urumva abakobwa nabo baba bakeneye ko nyine baba bakeneye ikintu none se ugira ngo umukobwa we yagira yaba nyine yaba aho ngaho gusa umukobwa utarashaka mani none abakobwa muri iyi minsi ntabwo nenda njya ngo abakeneye umusore akagenda akamukubita pafu za danje noneho bakongera ariko nanone birasaba kuba wihagazeho mani ntabwo wapfa kurya icyana si ubizi se ntabwo iki kintu nshaka nanjye kwigisha za tekinike ukoresha urumva mani ibyo kujya uzuko mani ndica ahangaha none nk'ejo bundi koza akantu karambabaza nunagamo akantu kamwe numva ndatombotse Imbabazi zo nazibonye bugicya ndumva icyo nshigaje ababinge uwemere ko nkukunda wemere yuko wanjye utekana ngahura umenye ko nkukunda icyo nshigaje ongera reka nkubwire wivunika ongera kiriya kirundi cyawe kiriya kirundi gishobora gutuma urya
ukajya urya neza ibyana bya danje ikindi mani nawe uzajya ugerageza kumva kuba boss sibyo mani ibyana uzajya uzana ngewe uzajya ubizana ntahari noneho ubibwire ko ari wowe boss sibyo nyine ibyo ndi kubyumva pe ariko ikibazo si icyo ngicyo mani gabaye n'abantu baba baje no kwitera injuga nyine gutya bisanzwe umuntu akagutera injuga akakwemeza neza akumvisha uburyo kihako nyine tu gusa nyine mani wowe ufite na ariya ntuzi gutwara imodoka si usuka ibintu byanjye mani ko nyine nakoze kangahe ndatavuba kuba nabyo ngo mfite ko imodoka yari uzi gutwara ukaba utanabwira byibura ngo nguhe ku mafaranga aho makeya cyangwa nawe ukoresha yawe ukodesha nk'imodoka ya 5,000 ugende urebe icana ahantu ese uzife aho ukameze mani uzarya neza se mani nta kintu washoye amafaranga yose yohereza umukecuru ubigize ukuri sibyo aho hantu ako kantu ko n'undi akemeye ibyo kujya nkoranamuga nabona nk'ubudesa ugasanga mfashe nka senkani ngo ntaye mu cyaro ngo ni nyoko kurungura amuhaye amafaranga ahubwo naramuga ni wowe sibyo nshakira umuntu sinabonye pita n'ubundi afite imodoka z'umuntu azimutemura akamuka y'isansi nanjye nkirarira mani naho ubundi kiriya cyane n'ubundi ngo ntabwo ajya arongora inkumi niko njya n'umukozi naho ubundi kiriya cyane cyari kiryoshye kubi shamanjye namwe ndavuga ni noneho umujama noneho avuye mu ntara iburasirazuba ndi burakuko niho baba sisi wahishije aje se ukabiteka sha mwana guteka urabizi ko mbyanga reka babe bakwihereye kwibera mu mujyi simbona se wanda mana yanjye si kuko utatugaburiye kandi ubona neza ndetse cyangwa ubundi nimba ushonje waribyo si ibyo si wajya uteka kare basi aho ubundi reka mwibaze reba hano uba wabyukiye kuri cati ukirirwa kuri cati ngo natetse muri uru rugo ntiwateka ngo none ngo kuki natatetse kare we si uzi ukabiteka abihashye ntako mba nabitetse ibyo kirya gusa uzajya ubiteka nanjye mbirye nabi nawe ni kungana hakuze guteka n'amazi nimbe nanjye wese nujya mu rwawe uzatekerwa nanjye uzagura abo tuzaba dufite abakozi benshi reka museke ibaze uvuze ngo uzagira abakozi benshi ukazabura n'umwe ukajya utaha mu kazi ukarutwa n'iki gikoni ndi gutekera amasha byansetse gusa sindi ukwifurije ibyo ngibi byabaho mbanye na benshi shawamaye ku gatoryi imbabazi shawamaye wagatetse se ngabasi reka muhe utarira ndabizi n'inda yawe nyine mbanye na benshi nibwo nazaza nteka ariko reka rero mubwire wereka mugire inama ya kigabo siko uriya mutipe mwemerere mukundane nubwo ari umukene ariko afite amafaranga ujye umukura si wowe ushaka amafaranga ariko nimuzabane hakuze ukurinjije we wamukura noneho wamara kumukura akajya guha amafaranga aragukunda iyo umuntu agukunda guha icyo ushaka yamara kuguha amafaranga ukazana ukanangurira na za shokora maze ubundi nawe nyuma ukazamwanga ubu wamaje kumukura nta na kimwe asigarana wabaho ngereye inama nzima aho ngaho pe ndaza kubitekereza gusa ntiyazajya ambwira ngo umusure muri wabo umusure kandi aba ari mu murima wajya umubwira ko wagiye mu kazi maze ubundi akabwira ifaranga ukabizana hano ya Chris Yes. yani wari uherutse kunsura pe Jimmy ni byiza turongeye turabonanye iminsi myinshi kabisa oya usajya ugera hano myisurire tuye ahantu heza ariko se ntuye ahantu heza si shahu gira ngo ni iwanjye si rya kode nyine burya bwose utuye ahantu hameze gutya ry'abana beza ariko ari ukubera yuko atari buriya kugira ngo ubone umwana mwiza ugomba no kuba ahantu heza njya mbibwira abantu ariko abantu ntibabyemere bivuga ngo hari umutoto mfite ubu ugiye guturuka Kigali ariko birasaba kumucanga ukamucanga cyangwa ukamucisha hino ukamucisha hirya urumva ucunze nabi gatoya yahita kuvumbura uzi iyo nahinduye
ururimi rwanjye mvuga ngo kinyarwanda. ujya usigaye uvugana igiswahili kandi nta nicyuzi. Unyumvise mvuga igiswahili no wari igihe njya nshaka kuvuga nk'ubu nari nshaka kubwira ngo hari igihe ngomba nyine biba byananiye kubera ko akenshi nicara mbacanga ariko shara amabebe atwara n'amafaranga. Yego komanda papa yamubanye neza sigaye gusigirana telefone. tubana neza papa ntabwo uzi ukuntu angeza ahangaha ari papa ari sisi bose ni kimwe. Umva rero inkuru mfite umunwa ufite umutipe vuga ngo umutipe iwabo ni muri Kongo afite inzu igeretse 5 diyama nawe we ntabwo bazi bakungumani n'abasirimu n'abasirimu use mwahuye gute uzi kugera mu nzu zabo n'utabi wabo muri Kongo ukamusanga muri gate Kigali uturuka ku muryango baba bafite amafuresheri we nabo wabyumva nta wundi se afite babana basi ngo nanjye mome nk'abo nibo mba nyene bafite ikofi pana barabiruga bahinga. Jimmy nanjye wirirwa i Kigali ntabwo ibyo bintu njya mbibona. Ari amabebe atwara amafaranga ariko nyine mba ngomba kurya neza ariko nta n'umusore sirye neza narangije ishuri numva nyine ngomba kurya abana beza n'ubundi ngomba kubarya si byose ahubwo wowe uba waraye si byo wawibereyemo. Cyakora jinjimisha mu buzima busanzwe urupfu ruje ruragutwara si byose ndabyumva ruragutwara utanariye neza. ubu mbega urimo urarya neza kugira ngo utangorane n'ubu iki baby we ari genge cyakora kinongo ntago we byantangaza kubera ko tekereza nanjye sibyo ndangira basi ndebe ko urabona ndakuze. Oya niba ushaka ibyana wowe cyambere cyo ariko ndashaka umuntu twazagerana ejo ni uko ugendera kuri gahunda nk'iya pesa sibyo nzagupasa icyana. Uguze ikibazo mfite ntago twumvikana uravuga ururimi rw'iwabo igiswahili nacyo reka ntacyo nzi aravuga nk'ikinyarwanda ntago twumvikana neza na kinyarwanda na gishya habe nose mukoresheje icyongereza nacyo ntacyeze muri Kongo kubizi biga icyongereza hari abantu bake nabake baba bazi icyongereza were ntacyazi ni igifaransa kandi nanjye igifaransa zero mu mutwe igiswahili akijyambere nuko mukundana ubwo se iyo ugiye kumwaka amafaranga uvuga ngo iki mani ndakubujije ibyo bintu ntukabare cyiza wango kase wareka ubwo se umwizera bingana iki. oya mako shogonya hirya kabisa nise ashobora kugenda yakuyisimbwa akavuga ati kiriya cya pesa ni fe so bize kombane ati pesa ni hatari. ahubwo rekana na Benjamin ngiye kuguha pasi ariko naga n'undi mugabo ahubwo nuriya wanjye murabyumva neza ngiye kuguha nimero cyangwa umizawe nze kuzimuha. natangira gute ngiye nabyo nakishoborera ntumunwa mba mfite regana kumani wajye ureka ibintu by'ubuturage cyangwa nze kumuhamagara mite mugati nsanze mwambuze kuri telefone. oya webye ndabikugiramo aho twitonze naho undi warundabona ujye umuhamagara mu gitondo ngiye muhamagare nimugoroba muri weekend uziko weekend ari iminsi ingahe iminsi 2 muhamagara umwe nanjye muhamagara umwe ubundi turye kofe twicaye nizere ko afite ifaranga dolari shuwa dore ko yanazamutse muri iyi minsi cyane turatsa akanya noneho papa nzajya nzamugurira kandi se wikundira inzoga mugurira Benjamin ahita agenda mu mutwe wabo mu sibe ariko urumva misiyo turiho ntago ari y'urukundo nyaro nta rukundo ruhari nimba narabuze umuntu njyana hanze muri Amerika nyine ubwo nta n'urukundo sawa bya Benjamin nizere ko ari ku ruhande twabiclosinze ahubwo wese ziko nitwa pesa sibyo se ubu Jimmy rivuyemo pesa kakanya wa undi narinzi nka Jimmy yabaye pesa. oya mbega tayari wabaye umukongomani ahubwo ntuzibeshye ndaburiza.
nikarabiriza umukobwa wanjye. ese papa ko wowe ngo umukobwa wawe nk'aho ari we wenyine ufite nawe uheke yasahuwe. Undi ntajya tuvuga rumwe. Uyu niwe ikindi cyarananiranye rega. uyu niwe tuvuga rumwe. shaho aha ngana nibizi. ese papa wajya umubwira agateka kare basi Papa nakansakuriza nta kintu aba yakoze, aba yiriwe aryamye ari kuri cati. Chat ni ibiki? Ari kuganira n'aba basare bo mu mujyi. Mbega kibere. Tugiye gusangira kuri aya meza. Papa arataryoherwa. Apeti. Niko kibere. Izere ko aya meza twicayeho ari nkamwe kwa padiri bita ameza matagatifu, ndagira ngo tuvuge ibintu biri bunyure kandi nayo bikakunyura. Impamvu umbwira kudashaka Benjamin utamukunda ni iyihe? njye ntabwo mba numva nzashakana n'umugabo wo mu cyaro, niyo mpamvu Benji nyine ntabwo mushaka. None se kibere, sinababyaye nkabarera nkabakuza? Nize kaminuza zingahe? Bakuza amahirwe ari mu buhinzi bwo muganga, ubuhinzi ko ari bwo butunze isi. Benjamin umusore uzi kwiteza imbere, ejo bundi aherutse kugura ikibanza cya miliyoni ze. Inde hari isi yo mu mujyi ikurura kamambiri izabasha kugura ikibanza cya miliyoni 5 n'iyi? ase papa kurya Benjamin, kuryama Benjamin, wambona Benjamin nimba se ntamukundira agira ngo nkore iki? Ese papa sinama bakugira. Ndetse nimba ntamukunda wowe wakemera kuba none ikibabaje nuko ari n'uwo mu cyaro basi yaba afite wenda nk'inzi Kigali. Noneho basi yigukundana n'abantu bazima. Nase wowe nawe tugendana ari abasazi. Ye papa wowe rwose nasimba indambi ibiganiro byose muba mumbwira, kandi ndabizi ko umuhungu nzakuzanira w'umunyamujyi uzamwishimira, naho ibya Benjamin rwose wibimbwira. Umunyamujyi ugenda avuga ngo ndagaswe ngo ye bwana, icyo ni ikinyabupfura? Niwe mukwe uzanzanira? Papa niyo viziyo tugeze mari. Umva muko, nta viziyo. Nanjye mu busaza bwanjye twe ntago twabayeho hari viziyo se. Ibyo by'ubwo busore bugenda bukurura amakofa adafite ikintu kirimo, n'ubukambambiri n'amapantaro agera munsi y'ikibuno n'amakariso ameze nka shokora kandi ari umweru, ibyo ntago mbishaka iwanjye. Jewe icyo nshaka Benjamin ise ndamuzi, umuryango ndawuzi wose, nta kibazo. Kutanyumva rero, kandi baca umugani ko umwana utumviye se na nyina yumvirije. Hello, hello. Hello. Ladia. Oui, oui. Nafika hapa Rwanda kabisa. Nice kabisa. Na nageze undi mu rugo kabisa, mvuye Kisangani. Ibyiza cyane turabyishimiye. Lakini sasa natoka Kisangani utangiye kuja onyigana. Na wewe unajua lugha ya Kiswahili. Lakini sasa nakutafuta kabisa, ndagushaka hano iwanje kabisa. Uranshaka mu rugo? Vayo dusangire twenjoyinge kabisa, ndagukumbuye cyane, nari maze iminsi myinshi kabisa. Oh, thanks nine ngukumbuye cyane rwose, ndaje rwose cyane. Yeah, ndagutegereje. Sawa mkamira. Iravuba kabisa. Ase kumpamagara undi. Hanyuma se muhamagaye
bose bakahahurira sha umuriro wakwaka wallahi yaye Nadia nago bahahuriye ariko namumpesa na WhatsApp kabisa akampigia simu Jackie ikiba kibe reka numve kabisa kwa titawa ya chiyemo. Yes, hello. Hello, habari zako? Nzuri sana. Lakini mimi nagonjwa kabisa. Lakini sasa gwino unyondore kabisa misi nabi. Ako tesha mutwe ryanjye. Wajye uvuga n'ibintu numva. Ubu koko igihe waziye mu Rwanda ntabwo uramenya Ikinyarwanda neza. Lakini sasa loko bango nyoso makambo ya bino ya biso naye. Ibyo bintu ntabwo babyumva ngewe. Nakubwiye ko ugomba kufundisha lugha ya Kiswahili na Lingala. None ngiye ko ntabyo nzi. Lakini sasa wowe ngwino ontekere kasombe musuni wali kila kitu na mandizi kabisa niondore kabisa mezi nabo urabizi maze iminsi nuwaye kabisa. Okay. Ngelao. Tegereza dakika ngapi? Dakika 10. Sorry? Dakika 10. Minota 10. Nagutegereje kabisa. Okay. Asante sana. I'm coming. Yeah. Kamutegereze. Sir, wihanganye gato mbanze n'agafunguro mu kinguje. Nta kibazo. Nadia, karibu. Siku nyingi kabisa. Sana. Kumbukumbu. Na mimi kabisa. Wow. Yeah. Kabisa. Yes. Karibu. Makuru Nadia. Makuru ni meza cyane. Iragenda. Cyane iragenda kabisa. Lakini sasa none jione kabisa mimi na wewe kabisa. Nari nkumbuye cyane. Wabaye kiza cyane. Cyane. Nzuri sana. Sure. Yeah, kabisa. Thanks kabisa. Yeah, ni mimi na wewe. Thanks my dear. Mezote? Ni sawa. Sasa nagiye Kisangani. Lakini kubera majiyama uri abakenewe n'abantu nyingi sana nikugombana kabisa. Nikugombana ile kazi irakomeye cyane kabisa. Nikugombana amajiyama amazahabu haliyo abantu nyingi sana ikeneye majiyama. Nange rero nagombaga gutinda kugira ngo ngere kubyo nari nagiye gushaka.
niyo mpamvu natinze kabisa ariko ni mimi nawe kabisa none sana kabisa ndumva nishimye cyane kuba ngiye kubona yego hano ni wowe kabisa ni urisanga uri umugore wanje siyo bavuga bavuga umugore wanje yego ariko bavuga ibyo lakini sasa lero natafuta kukwereka mu cyumba nazanye ibintu nkwereke madiyama wazanye byinshi kila kitu kabisa reka tugende mu cyumba sivyo kabisa wale wakumbuye wino madiyama wow kabisa ngawa ruhaze amakaritsiye yino nyine sha kubera ko wike nanjye njya nyimara narino sinjya nkunda kubona hamenyera tu uretse ko nyine pesa niwe njya nkunda kubona nyine wenda ariko arakora siporo tuno nk'utwo warahaze kundusha sha nyine pesa no kuvuga ngo mvanga mu gitondo navuye nyine atameze neza. Okay baby nyine nuze kugira wenda nuze kurambirwa kuko nuvuga ngo pesa yariko ameze nyine nk'umuntu kugenda azanza mu kagaki agarura gatege ubwo rero amabere dufite bino minsi turi kurya ngaha yamari kugenda nyine ashira igiye kuvunjisha amadolari kwibaraba ariko mu minota mikeya ariko arabagushyitseyo tu nufundisha amadolari nago yita base nagaje kibazo shasinzi ko kwitaba kuko afite stress nyine kako. Okay, phone iwe ayisize nga. Oh sorry, ndamurenganisha. Ariko se ikindi utaricara mbanze nkubaza. Ko yambwiye ngo yararembye nta muntu wo kumurwaza uhari. Wowe ucuri hano. Okay, nyine urangiye mufata nk'umuvandimwe. Mugabo nanjye nyine naturutse mu Bujumbura ejo bundi kuko hari ibikorwa nyine yamafiteyo. Ubwo rero igihe kinini nyine ninjye wamandiyo ngo nanjye nabimenye ejo nyine bita nekeza kuba namushyika ariko nabi. Bose ko yahamagaraga nk'uhuruza nka wajyana undi muntu hari kandi uhari. Erega nawe mugabo buriya abantu bama bakundana, umwe mabuze undi yumva ameze nk'inka yabuzi ya niko njya numva nyine mvuga mu Kinyarwanda ngo nk'inka yabuzi yayo. Sinzi niba ikeka niba utari feeling yiwe cyangwa se wenda niba wumva utamwenjoyinga nkuko byabashiye. Oya tangiye kuvuga nabi mugabo kandi nyine pesa nari bigiye ahubwo ngiye mbona umeze nk'umunyamahirwe kuwama byibuza kuba yaguha sari mu mutima wiwe umva ari nk'ikintu we wagahenza agiye kumana kuko uramugabo ariko afite ibikorwa sinzi niba mwaganira ariko afite ibikorwa byinshi iyo mu Bujumbura gisangane eba shabu nyine tumutware gake nyine bomva nayo hari ikintu kigali ushaka kuza shikaho tu kuri umunyamahirwe nge mbonye. Okay nyine ndaje nugiraga hari baby. Kwa mu baby yaje akubokaza ku cyumba tutaza kuramuza wakira shika. Usaba abantu bundi ifoto muri salo igihe nabategereje nk'ubu bari hehe undi buyambwira ko adahari sinirirwe nsetesha mutwe ry'iki gihe we. Wow. Kaza neza. Jackie. Wow. Makuru. Saba. Siku nyingi kabisa. Nagonjwa niwaje kunireba ngo unisure kabisa. Habari zako? Kamadolari atinda. Wari ukivunjisha amadolari? Madolari? Ninde wakuvuye ko ariyo nagiye? Lakini sasa pesa zigeraho zikadushirana ugasanga ya manyarwanda ugasanga kugura kintu wishyuye amadolari hano mu gihugu ni kibazo kabisa. Lakini sasa se
meze neza kabisa, ko mzuri kabisa. Meze neza. Hakuja onyigisha Kinyarwanda. Lakini sasa nakujana Kisangani kweke madiama na mafaranga, madolari, kila kitu, mfite mafrasi kuri shato yangu kabisa. Wow. Mfite kila kitu hapa mu Rwanda. Ni bintu bikeya, mfite ma business yako na Burundi mfite yo business. Lakini sasa Kongo ni heza cyane, hazuri sana. Uyebi Kongore. Cyiza cyane. Sheri muterere story wa mukongomani wanje arware atarashaka umuntu umwondora, nanjye ndamanutse nk'yagatera musangira y'umurundi sinanamuzi, aranyakira muri salo ati rero agiye ku muhanda agiye kuvundisha amadolari. Ndicaye nk'iminota 5 ndarambirwa, mu kurambirwa ndavuga ntiwabona barimo barambeshya, ndamuhamagara kuri telefone nsanga telefone yayitaye muri salo. Yes Jimmy, Yeah. nako ngo wabaye pesa. Kama nyibwirire cyakora ukuntu ndabakanye bro. Nkaranye byo kunkarana ariko ngiye gutya nihamagarira ibyanyu bisanzwe. Nabanje guhamagara icyambere abandi uko byagenda kose radio yashobora kumbeshya. Kagire inkuru bampamagaye wa kabiri ariwe Jack. Ewa. Singiye kubona mu minota 5 mbona radio yagezeho. Duhita tugenda tujya mu cyumba, nyine urumva twaraganiriye gatoya, tumaze kuganira duhita tujya mu cyumba njya kumwereka amadiyama n'ibindi byose. Urabizi ko ariko mba mbabeshye. Noneho njyamye ngiye kumva numva Jack yahageze. Nabwiwe na WhatsApp. WhatsApp arankomangira. Ndaza. Ngiye kugera muri salo ati ngiye kubona mbona araje yabize ibyuya, afite igihunga, Kongore wawe Kongore afite ubwoba. Ko nyine ndamusuza nk'ibintu bisanzwe, ataricara akima story ati mvuye muri Kongo ndasanye ibi, nyine akinkubita story zose. Ngiye kubona mbona hobutse ishyano ry'umukobwa. Gushari ati hari cyana. Hehe. Ati muri salo. Ubwoba bwahise bunyica. Nagiye kumva numva ubushyuhe buramanutse umubiri wose. Nekereje ko umwana ari mu cyumba wako. Numva shana no ndafashwe byo gufatwa. ese ubutambeshye wenda nkaguciye mu ijambo. Basohotse gute cyabombi byagenze biki? umva nahise nivumbura. wivumbura kandi uzidira udufitanye. Ubuse wivumbuye ko nta bintu by'inkundo biri mu bizi, kari ukuma pase nkamukura nawe ukajya ukamukura. Reba ukuntu amaze kukwatsa, none ngo wazanye ibintu by'imyuvumburo. Ubuse ko wamwivumbuyeho izi aya madiyama n'izi shanete byose uzongera kubikura he? Reba ukuntu uhagaze, uziko uhagaze muri miliyoni. Ubwo hashize akanya gato yambandashe nanjye Jack ndamucabiranya mucisha hirya mucisha hino. Uzi ikintu cyambayeho ikubwiye cyagutangaza. Nuko kumucabiranya mubwira uko bimeze, mubwira za story zanjye, nagiye kumva numva umukobwa arahamagaye ngo Sheri. Jimmy njya mbikubwira, buri gihe ndabikubwira, nk'ayo mashyano wayekize ute? Erega ntabwo ndi umwana Sheri. Gute nivumbe kugira ngo mwereke ko nanjye mufitiye urukundo, naho nta kindi. Nyine kugira ngo mwereke yuko mwitayeho mukunzi. Kandi nta rukundo rurimo rwose. Yego mukongomani w'umushe. Iwe cyangwa uransekeje pe. Witwaye neza. Utitwa harani turi mu ikipe. Harani mu kibuga. Ubwo bose bahise bagendera rimwe. Nta n'uvuze ngo uramuke cyangwa wirirwe. Nanjye sigara namanjiriwe. Nge na WhatsApp twabuze ikintu dukora namba. Na n'ubu ndacyatekereza icyo gukora. Narakibuze. Ariko mfite plan. Ngomba kubashaka bombi nkabasanga umwe ku wundi. Kuko ntabwo imitwe ya pesa yashizeyo.
Umva Jimmy, wowe na kira kigoryi cyawe ngo ni WhatsApp, niba ari WhatsApp sinzi ibintu musigaye mwariyisi bizina ntazi. Biriya bintu mwebwe muri gukora. Man, nta kintu byabagezaho. Urumva? Mwabaye abasore bafite viziyo. Ako mba mbikubwira. Imyaka ndushura yize. Oya, nyumva neza. Uraba udatetse imitwe cyangwa utishize mu rundi rwego abakobwa bakagusuzugura. Ubu umukobwa none se wenda reka mbanze mubaze ko ubu ngubu barangije kugucisha mijisho. Igisubizo cyawe kuri wowe kirabikiye. Umva nkubwire Chris, udatangira kunsuzugurira ku nzoga yanjye. Ubuzi ko wayishyura? Ariko ntabwo ndi kugusuzugura. Basi tubyihora n'ikiniraga gabo. Ikindi WhatsApp ntukamuzane muri ibi. WhatsApp ni umuntu wanjye, WhatsApp ni inshuti yanjye, WhatsApp ni umusore niyumvamo. Kandi tubana kuko duhuje imyumvire. Ako wimbwira nabi. Umve ko n'ikiniraga basi. N'ikiniraga. Sibyo? Mbabarire. Nkaho utangira inama yuko nabyitwaramo, none utangiye kumbwira gutyo koko. Gusa umenye ko imigambi ya pesi itagishira inyuma. Nkurana imipango kandi mishya. Nzi neza uko nzabigenza kandi nzabagarura. Okay, sawa. Niba uzi ukuri kwawe. Mbe isimbi mwana wanjye. Karame papa. Hakuzi ko nkukunda uri umukobwa nkunda tujya tujya imigambi myinshi kandi myiza. Ndabizi ko nkunda cyane. Aha. Diri rero umukobwa mwiza ikintu nshaka. Ndagira ngo umfashe guhindura imyumvire ya Kibera nka mukuru wawe. Ntabwo ari mu kunyumva pe. Ahubwo se papa ko yambwiye ngo ari we tuzahindura imyumvire yawe. Muhindura imyumvire ya Michel. Nyine urebye yarambwiye ngo tuzaguhindura imyumvire kugira ngo atazakundana na Benjamin. Umva byashya byapfuba nta wundi musore azashaka ni Benjamin. To Oya rero Kibera inkura mwitiranya ifite plan yo kuzashaka umuhungu wo mu mujyi ngo noneho uri kumuha umuhinja. Mu mujyi turi tugenda twapokese inyo ziri hasi bugenda bukurura kamambiri butazi gukora. Ubwo nyine niko abishaka nese ubwo wamugira ute papa? Ntago bishoboka. Iyo myumvire ntago nayemera iwanjye. Yanga nyine niho mba gukata gutya gipangu cyose n'igikodesha. Okay, nyine nanjye kuvuga ngo inama nurutse mu Burundi nagize naha nyine mbura ahantu kwisanzurira nakumva nama nakwakira nyine nakumva ko uri meze neza nta kibazo ufise. Ubwo rero mitamo nyine shaka abakomiseri bino kugira ngo nyine bandangire abanzanye ngaha nyine tu. Sha uba ahantu heza. Hari n'ahantu utabonye nyine gutyo no mu gikari hariyo tugenda dutembera ahantu hose we kare mu nzu nyine bandushike murebe.
WhatsApp. Mwanangu wallahi. Haki ya Mungu. Ule mtoto anatoka wapi? Anatoka Ushungula? Anatoka Tanzania? Anatoka ule ni Muhindi kabisa. Anaondoka pole pole, anaondoka. Akienda Kigali Nairobi. Kuna visusu. Ule si mtoto wa WhatsApp kabisa. WhatsApp wa mimi pesa kabisa. Wow. Ondoka. Bana nyine shetu karibuni tu sanzure nyine ukumva yuko nyine wenda wamonsuye rimwe ngumve ko nyine wenda urafite impungenge afata nyine nk'iwawe tu. Baby Star urakoze cyane kandi nishimiye kongera kubona bebe. Sha nyine tunanye nakwishimiye tuna wenda sinzi niba wenda uri kurayibona nyine ariko uyumve ngo ibingibi ibikeya we ni ugumya kwihangana nyine tukagenda tuzamuka gake gake ndagenda nk'ubungu mu bintu byinshi nyine mu maso yawe y'abantu kazaba kamara mare kuri wowe. Yego cyane rwose. Thanks. Kandi nyine muri tuwe unyibonemo kandi sinshaka wamvanga n'abandi basore nyine kunjya numva nyine ngabigeme bino mwamuvanga cyane wamumvangavanze nanjye namucavura kandi nshavuye kandi ndumva bitaba byakunezeza. Nzagukunda wenyine ndabigusezeranyije. Neza kabisa nyine tumbaye nshimiye nanjye nyine ndategereza tu. Baby ndananiwe waretse tukajya mu cyumba nkajya kuruhuka. Sheri mu cyumba tukaba twakubimira hano nyine mu cyumba hama hashyushye kandi ahanganye hari kwaraza n'akayaga nyine akayaga kwinjiramo ahubwo ikanye uburide nyine terakame kinjiramo neza. Nyine terakame kinjiramo kugira ngo Baby ndananiwe waretse tukajya mu cyumba. Sheri mu cyumba aho tweme twitemberera hanze nyine no kibarabara nyine amakaritse nyine hanze ndananiwe waretse tukagenda. Sheri asuka mfite ubwoba. ntabwo mfise nyine tunyine. Baby wininya. ntabwo ndikunda gutinya nyine nuko gusa nyine nenda gukundira mwiza tu. Bakoze ariko baby ndumva nshaka no gutaha ajya ku isoko. Ushaka gutaha werekeze? Ajya kugutunga nshakagayo. Aho werekeza nta kibazo wumva ushaka gutaha. Nyine ubuso wamunsuye nyine katatunyana nyine tuganire mu nyine twa mukumbuye nyine wakurangwa ni mwangura nkumbe nyine ugiye kutitaha. Benzagaruka. Wambaye akajipo nyine ayo guskutin. Imana nyine wambaye akajipo kawe neza pe. Koze. Akoze. Bereka rero nawe. Ikibazo nyine narebye kamwerekeze. Mfite agatelefone nyine nzi. Ubu none urashaka kujyana nagusezeye. Guma mfite agafone nyine tu nyine mwerekeze. Sibyo? Mbe kibera inka zana agatebe hano uze tugire icyo tuganira. Uramamagaye? Yego zana agatebe aho ngaho cyangwa icare n'aha tuganire. Niko ibintu twaganiriye ubyumva ute Benjamin? Gahunda yemeze ite wowe na Benjamin? Uko ndeba nkuhamagara nkakubwira ntunyumve ukantekerana itabi nagasuzuguro niki? Papa urabizi se umusuzuguro. Ndakubaha
yego uranyubaha. Umwana wubaha umubyeyi we rero n'uwumva ibyo umubyeyi we amubwira. Kuki udashaka kumva ibyo Benjamin akubwira? Ni ukubera iki? Papa narakubwiye ko njye ntakunda Benja, ntabwo mukunda pe. WhatsApp mbwira rero ukuntu byagenze, wazanye icyana wazanye icyana kiryoshye. Byagenze bite? Wahora n'icyo wa mugabo, ariko kutari mu byishimo se wowe umwana nka kiriya ari njye wakizanye. umva ibintu byambaye ugabanya umuntu. Umwana yaraje none uba ni umwana wirekura, umwana utanga ureke bya bindi byawe umuzijya cyiza se shakire musimbuka. Ariko ndakubwiza ukuri ngo ikintu cyagiye kirakama neza umwana mu ndibura bimwe nguze ngo by'amakabi by'amakara nagiye ndiba ku rwego none nagiye kumva nkumva ndimo ndasheshumiza. Wibura se byagenze bite? Waribuze ntiwari uhari se ntimwaye muri kumwe? Cyaraguhakaniye se mwana? Amakanabye umwana agiye twigiye mu gitanda kandi ubwo ko njye gumanga nawe ati gahunda ni mu ishuka nabindi namwe tujye mu gitanda nanjye naye nkasheshumiza numva ndavuga noneho hanganira gumya kwijya gutya ahagaze kuza namvumba noneho amwana akagunya noneho afite no kuna gukoraho gutya waruntu gushi yankuba gutya no nkumva mbaye pusi neza. Ako se umva umbwire WhatsApp aye nta mane yagukandagiye wa mugani wa muhanzi shama mbese ko njya nitwa nkabona ibintu n'ibizima haki ya Mungu ahubwo ni ndamutse ari njyewe wagifatishije nkakigwira ntabwo cyashigota mba umusaba kandi wemba mbona nabijye bikora na byabe binini byaba magiga byamaneke byose urambika ndangira umuti cyangwa se ubundi bwenge bundi ukoresha kuko yongeye gukorukanyira kuriya mama y'Imana yagena nansibye no mu bajama ntago naba nyiri umujama mani ngiye gukora uko nshoboye ikibazo cyawe ngikemure pe ubwo biraheranga mu biganiro gusa kandi ndagikemura ndababaye serious uko n'ubunye mbitegya nkumva ndikibwa mwana sabaza umwana araje isaha yose nyina nawe anje utwara agira ibiki aca amarenga mu buryo bishoboka kumbe nuko byagenze ngomba kugufasha nkakemurira ikibazo tu. SPS bimeze biteze? Meze sawa pe. Ndakubona umeze neza wicaye muri salo yawe wiguriye. Mba ndi hano niturije. Uratuje? Naje kureba amafaranga yanjye rero urabizi ko nagwa amafaranga 100 byose bikaba bimaze amezi 5 yose utarayama. Naje kuyareba kuko mfite ubuhinzi nshaka gukora muri iyi minsi mwinaje imbuto nshaka kuzishyira mu murima kugira ngo urabizi ko ari byo bintunze. Urabizi nagwa amafaranga amaze amezi 5 ibihumbi 100 ni menshi none mu iki gihe birakabije. Naje kuyareba rero. Benjamin urabizi uri umuntu w'inshuti yanjye pe twabanye kuva kera ariko rwose ahantu hose nakubinze tunsi narazengurutse hose ahantu nari ntegereje amafaranga hari hamwe ariko naho umuntu wari buyame nyine mu gitondo yampakaniye ntago byoroshye kuyabona muri iyi minsi pe mu gutegereza ukwezi. Reka nkubaze ngiye njya kuyagwa nakubwiye ngo utegereze ukwezi njya kuyagwa hari umuntu yigeze ngisha inama nawe ko nagwaye nkwizeye umbwiye kuzanyishyura ubu gihe gishize n'igihe cye ako ni gute ngushaka kumva ko ushaka nguricaye nguraturamye nguratuje utujemo iki utari amafaranga yanjye ako ibaza amafaranga amaze amezi 5 ari nkawe ubwo wowe n'inzu wayinsenyera wowe. Ako Benjamin urabizi wayamaye mfite ikibazo kandi nawe rega byakubaho nese wowe ni wafata ideni nyihanganira niyo mufasha ideni y'umuntu sibyo uba ugomba kwishyura ideni wafata ukwezi kumwe ideni 2 ideni 3 ideni anite ubwo saba uri umuntu w'umugabo. Benjamin uzi ko na nyiri inzu ntari namwishyura ubu tuvugana wajya kubona ukabona nawe ageze hano hoho ese mama nukubona mugenda numvaga n'inzari yawe maze oya ariko sigaho
ntago ngutumye ngo ugende ubwira we n'abagenzi ko inzu atari yanjye sibyo izi ntebe se nazo ni za nyir'inzu oya intebe ni izanjye rwose ariko uzi ko ari igihe umuntu ashobora kubona ugenda umeze neza wifunze bukwasi sibyo njya numva mukunda gukoresha iyo mvugo ngo mwifunze bukwasi ku mufuka ari saa kintu ariko ubundi mwakuyemo ku mufuka mugakora sigaho utansesereza none se niba amafaranga ntayo mfite noneho nyica none nese ugira icyo nkora uranyica none nese ko nta mafaranga mfite nyica nese ubu nabigenza reka nkubwire pesa aho kugira ngo wirare uri umuntu w'umusore wahama hamwe ugashika mugakora ugashaka amafaranga we wakumva uko turanye muri nzu bitebe bimeze bitya ariko ubundi watwarira televiziyo si byahaniramo oya televiziyo yanjye ntago byaye biri muri gahunda nzakwishyura byemera ariko nzakwishyura pesa reka nkubwire ikintu kimwe iminsi 15 isigaye nzakwishyura rwose byemera reka nkubwire ikintu kimwe sibyo nabwo amafaranga nkwizeye kuzanyishyura ukwezi umpaye nikurangira rafiki yangu tuzahangana mba pesa ko nigenje noneho zigiye kunyakira pe ose Benjamin ndamukira ibihumbi 100 yangurije nabyo cyakirumva ngo ni Jackie nabyo cyarabyitwariye ose noneho ndazibandwa nzerekeza hehe koko Benjamin simukira pe ako nta kundi ariko mana abakozi bahakuye igihe nakumangiye nagaba yabyumva ugiye gukuraho urugi asoni igihe nakumangiye wari uri he akazi kakuzanye nagukazi urashaka ndetse Hey, entrez bébé. Ça va? Kakavuru gaciye he? sha baby nakurakariye Gute se bébé? usiko wamejeje hanze Oya ariko nejeje umuntu nyine ngo yamakuguruye. subundi ura muhungu ni muntu ki Ura mutipe nyine twahuriye efyuza gisangani. Ariko nagiye nyine gucuruza y'amabuye. Hanyuma rero nyine inshyitsi no mu Rwanda nawe yamahashyika abura ahantu nyine kuba yaba. Ntabwo atagumya maramare kwibarabara yashika ngaha twibana nyine nk'umujama kuko nawe ntari biryiwe. sha baby zamwirukanye nakaza ashoboye Oya sha byihanganire nyine kuko rurugi ngo nyine kwa kamutamenyererwa amarwa mu ghetto akwanze igira hino kuki bikujye kuri biti basheri ufite fusheri kwa yego serious bikurasa neza fresh baby ndagukunda uwo mbere ko gine ngukumbuye se yego kwashigenda cyane maze sha ibisomyo by'abana bo mu Rwanda rwose nabivya mu byaguteye ari burundu basi gishyiramo imyago ushobora kuzabimenyeza cyane nyine naba nasubiye nk'iyi wacu Ngozi ugasanga ibintu byamabingora kuko nyine guhora umenyereza umuntu ibintu nk'ibyo nyine agenda akabikumbura deja yabura ugasanga yabaye ikibazo kereka niba wemera yuko nanjye nyine nzakwambukana tu sinagusezeranije ko nzagukunda uri umwe abakobwa binose nyine uko mwama muvangavanga cyane nabibwirwa n'ishobora kubimbwira gutya ariko warenga basizera kwizera ndakwizera ariko mama bavuga ngo ariko ndakubwira akantu kamwe nushaka kuba wamvangavanga bavuga yuko amaronko menshi yamaze iby'amatwi nyine kubunda ndabizi ko bamunkunda sibyo kandi nyine ndagukunda ese ubona yuko nawe feeling ngiwe feeling yiwanje ahubwo ngiwe ubona ndi feeling yiwawe yego banza imisatsi yawe nyine ushaka nawe urashyiraho ibisuko bimwe bitendera bigashika ngaha ku bisusu buryo basi uzaza ugenda gisusu kinyeganyega n'umusatsi unyeganyega mbona ari fresh uzantukisha ebana rwose bihumure merci bébé moi ebana
ubyumve ngewe icyo nagusaba nyine wapfa kutamvangavanga cyane ibyo ndi kwanga ngewe kuko niba naravuye mu Burundi uriya bebe wo mu Burundi bamara ibeza ariko kwihanganira kuba batunga umufasho umweya byama bibagora icyo nshaka nyine nshaka baby unyitaho ego uri kuri amakeya nyine nk'uko uri kubikora muri iyi minsi kandi nanjye uwo mwese nzoma nkushavuza bebe yego si uyasi si baby ako kibere nta kigenda cyawe mwana njye mufate mushakira akazi man mbiho umwanya mbyuke ngeyo umutipe musobana mbimwumvishe nurangiza ufatemo umuntu we simbi ngaza ajye mu kazi we nabyo mane hari igitipe bagiye kunshakira ubu ngubu gifatika gifite ikofi birabya akazi se n'ibiki mwese umutipe n'akazi bureye ibyo niba byamo se ugakora n'akazi ntabwo byahura ndetse ni mu mutipe aba gukeneye umunsi wose mukawumarana mu rugo muri kwenjoyinga gute naza muri ako kazi abakobwa ni muri byo muhindana nabyo ubwo byase rero ni byaye byo mutanya kujya muhindana da bikutuma ureka n'akazi n'umukongole bijye bikora na byabe binini byaba magiga byamaneke byose urambika ndangira umuti cyangwa se ubundi bwenge bundi ukoresha umukongora ameze ate nyine mbwira sha ntabwo turahura nyine biracyari muri process ariko nyine n'ibicamo nzakubwira nzagusohokana ahantu nese kucyumbwira ngo hamwe ngo ni murahura ngo numukongore nese n'umukongoro utazi mani bari kubingiramo nyine nkuko nawe waroge muri karakazi mani wigigira ibintu nabirenze n'umukongomani kuze kaze kukibere ngana no mbona n'ujye umuntu urandangira izina ry'Imana ngo n'umukongomani wahuye n'umukongomani mbega tugiye guhura n'umu diaspora wahuye n'umu diaspora umukongomani nese uri guseka turamuzi oya ntago muzi gusa nyine tu enjoy man nanjye nkwifurije abantu urugendo rwiza wowe ndabizi uzamubona umushime nyine pana ngakazi se karakaguhereza ijana umwana azajya arirekura ku munsi afite ngo amadolari none si n'amanyarwanda kandi koko ngo barakoresha we ndumva udukiranye ugutanye kujya nagiye noneho manzo zanjye zibaye impamo ugutanye kugicudika n'abakongomani ndumva none byarangiye hanyuma se ngo umukongomani bamuzahura ryari umva birimo muri iyi minsi nyine iki cyumweru kirarangira tubona sha gusa nyine mfite amatsiko kuzabanye umukongomani wawe utumureka n'akazi ngo wabonye umukongomani ibyo byihorere mwana utegereze we gusa kibere cyo koza kabisa numva none urankumye kabisa ase ubundi ngo kumva wiyemeye ngo n'umukongomani usanze nk'aba bakongomani bafite umutwe umeze nk'ingasire cyangwa se nk'ingemeri zimwe zipima ibishyimba mu maro ngo nk'ingemeri umudada ugiye kumumba ari seriye ni mwiza ndateka atakideza uwo muntu umeze gutya ikintu cyo nakwemeza cyo abakongomani ndabazi udafite wenda usa nk'aho ari muzima pe abafite akabona wagira ngo wicaye muri gome ahabwa inda zabo none zaza zijya mu gatuza bameze nk'ibi sinakubwiye ukuntu bameze ariko nawe uzamuntu uzambwira uzi ko wagira ngo ufite diporome yo gusererezanya wowe ese ngenda kubeshya njye nta mukongomani muzima ndabona aho nakabeye nta mukongomani muzima ndabona n'uwiswe ngo ni muzima usanga afite mu mutwe hado wewe nakusobanuriye mimi nakwambia kabisa ile ni rafiki ya WhatsApp kabisa si yangu kabisa si sheri yangu kabisa ni ya WhatsApp ariko wanze kubyemera nanze kubyemera nibyo koko ahubwo se wambwiye niba sheri nizo style zigezweho na kantu kagezweho cyane uko mutubona turi ikarita basi turi bwana turi se nakunda kubaza acha nikwambie kabisa uko sheri yangu kabisa hego rwose niko na matatizo ya mengi kabisa mapenzi lakini nakupenda kabisa kure kw'Imana ni upendo wa kweli kabisa ariko se nihurumie kabisa ndi sheri wa mu gitondo ndi sheri wa saa sita ndi sheri wa nimugoroba ndi sheri wa ryari lakini wewe ninakwambia utasikia kukwica urabanza ukanyicisha ibyo birimi byawe ntumva kugira ngo mbego nkubitire mu gafuka ariko ngewe hari igihe nigusobanurira ukanga kubyumva unsobanurira nagisobanuro nje ndagira unsobanurira ibintu bibiri uriya mukobwa ni sheri wawe cyane agari sheri wawe ibintu
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a